Njye ntabwo njya mushwa ninahushwa araba ari umwaka. Ntabwo nyine ari umupira w'amaguru, ntabwo ari sati. Watch 1 2 3 let's go. what did I say, man? Kimwe cya mbere. Let's go. Uri sure? I'm serious. 100%? Yeah. Wow. Hey, let's go. Two time, man. Two time. Izi game 1 2 3 let's go. icyizere ni cya kindi tu 0 hano wayunyitse. Yo, Pisho, my people, you gotta keep pushing, you gotta keep chasing. Everything gonna be alright. Just remember this: put God first. Stay positive, polite, and consistent. As you can see, ndi kumwe na our brothers and hariho mutoya, hariho n'umukuru, so I just ngo tuganire ibintu bikeya, you know, just chilling. Tubaza amakuru uko umunsi wagenze, abagiye ku kazi, hariho n'abandi bagiye kujya ku kazi, Nayo, you know, so just life, and we're gonna talk about, you know, day life, you know, and ubuzima bw'ahangaha nyine muri Amerika uburyo biba bimeze. So reka dutange tubakira, bimeze bite amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Just ongera ijwi. Yes, amakuru yanjye ni meza. Umeze fresh. Umeze neza? Yes sir. Umeze gute Boston, amakuru yawe? Weho neza, amakuru ni meza. Amakuru yawe bidazira kwi. Amakuru ni meza. Okay, tangira wibwira abantu rero witwa nde, bimeze bite? Amazina yanjye banyita Ngamije Faustin. Ngamije Faustin. Faustin. Ngamije Faustin. Faustin. Yeah. Okay. So wowe n'uyu nguyu sininde mukuru? Ntawe wabyibwira. Yariga wowe warariye amapiza menshi, abantu hano murabajya barya amapiza menshi. Amapiza ntago atuma ukura neza ahubwo. Urabyibukaga ririye ugasanga wakuze. Ukura mbyibushye buriya. Do you eat pizza? Yeah, a little bit, gato nyine tu. What about hamburger? Ibintu bya hamburger nabivuye. Yeah. Kubera ko bivuyemo. Nafashe umwanzuro wo kubireka nyine tu. Uri guhiringa gym. So reka tunyereke kuri uyu nguyu, tanga wibwira abantu witwa nde, nyine wowe utuye, tubwire amakuru yawe. Yes, banyita Fabrice Mugisha. Yeah, ntuye muri Arizona Phoenix. Phoenix? Yes sir. Okay, so niyo mazina yawe Fabrice or Fabrice? Fabrice, yeah, Fabrice, yeah. Niyo mazina yawe. Okay, so hano mu buzima bubona gute no kuba muri Phoenix, bubona gute? Tubwire just open it and, you know, talk to us or talk to people over there. Yes, ubuzima bwana ni fresh hano muri Arizona. Hari izuba nyine, hari akazuba kameze fresh. Yeah, ubona kubera ko ubushuhe ubukonje bugiye kuza, ameze neza, weather ni fresh cyane. So what are you planning to do, like, nyine muri winter time? What are you planning to, like? Winter ni ukujya gusura abavandimwe nyine mandi ma state, tukareba weather yabo ukuntu imeze. Yeah, nibyo. So what is, like, nyine state yawe, favorite state ushobora kujyayo ugasura abantu ukareba ukuntu? Have you been any other state or? Yes, so I've been in Texas. Muri Texas. So how are you? Texas ameze fresh. Texas it's like yeah. Hano yeah. Ariko hano ni heza cyane. Hano ni heza cyane. Ngo numvise ngo haba imyuzure, Ibyo ntabyo nzi. Imyuzure. Muri Texas? Ntabyo nzi. Sinzaba bivanye. Ngiye narabyumvishe. Cyo ntabwo wageze Faustin, wageze waro. Ubwiro Njye nageze Texas nanjye. Texas? Yeah, Texas. Nyine tubwira amakuru, wagiyeyo gute, wagezeyo ryari? Texas rero, I believe it was 2023. 23, Yeah, it was like around September. Wari wagiye gukora iki nyine, byari bimeze bite? Haba match ikomeye cyane.
match nyine game like twari dufite game nyine game imeze ute nyine yihe ukina what type of like twari dufite game y'umupira w'amaguru. Soccer. Yeah, soccer ni timu ikomeye hano muri Arizona bita Masisi timu ishwanyaguza kabisa abantu barayizi. Ukina muri Masisi kabisa. Kubera gize bayise Masisi ntibayite Kigali rose Kigali ubwo iryo zina hapi sinzi buri nyine Masisi nyine Masisi ni representing ahantu ababyeyi bacu baba baturutse you Congolese ni ukuvuga ngo mwebwe uko abantu baturutse ni ukuvuga ngo yavuye muri Kongo yaturutse muri yavukiye muri Kongo. Uyu ni umukongomani bivuga bite wari kumvugira none kandi uzuze ngo ukina muri Masisi kandi Masisi niyo muri Kongo. Masisi representing ababyeyi bacu aho baturutse ariko ngewe naho ndi umunyekongo. None se ababyeyi bawe nibo baravuye muri Kongo wowe wavukiye he? Navukiye mu Rwanda. No se ababyeyi bavukiye nibo baravukiye mu Rwanda. No se kuri document zawe avukiye mu Rwanda. Ndi umunyarwanda kabisa. Umunyarwanda wuzuye. Yeah. Yeah, I'm Rwandan. Umunyarwanda uri umukobwa watekereza neza ugiye ku byangombwa byawe usanga uri umunyarwanda. Byangombwa byanjye ariko bivuga ko ndi umunyarwanda. Wavukiye mu Rwanda wavukiye he? Aho bita Igisenyi sinzi ni bazi. Igisenyi ubu ngubu uzi ukuntu bahita ubu? Igisenyi ni Igisenyi tu. Ntabwo uzi ngo ni akarere ngo basiga bahita muri Rubavu cyane. Rubavu ntawamenya ahantu hari ibirayi biryoshye kubi. haba ubwo haregeranye na Goma haba ibi ibyo ndabizi ni akantu kaba gaciyemo abantu barabizi. Karagapranka karakabrag brag mu cyongereza bayita akajoke joke nawe joke. Okay. Joke. So wavukiye he? Njye navukiye mu Rwanda. Mu Rwanda ahantu bita Nyabiheke mu Mutara. Wavukiye mu Mutara? Hegeranye no mu Bugande. Nibyo se? Ntabyo nzi. Haba izuba ariko naho nangwa haba ukonje. Hari izuba ryinshi. Haba izuba ryinshi. Nzi nawe uri umukongomani wavukiye muri Kongo. Correct. Ndabizi ku byangombwa byose nabibonye se. Bibonye ku byangombwa byawe ngo uri umukongomani nabizonye baravukiye muri Kongo. Ibyo sinzi kabisa ariko ngewe ndabizi ko navukiye mu Rwanda. Nabibonye muri Kongo ufite nk'imyaka nka wenda nka 27 niho nayo. Ngo wite 27. Ndacyari umwana. Ndacyari mutoya. Andi warangije high school ariko. Narangije high school Rero ko mubibona abantu benshi ntago benshi bageze hano muri kino gihugu bavuye muri Afrika cyane muri the Congolese or Rwandese or whatever. Ari gusanga nyine batazi nye bari bagiye ururimi ariko as you can see babagiye ku ishuri abangaba ariko just the still know Kinyarwanda ururimi rw'iwabo rwo gakondo. It's better kutibagirwa ururimi rwo muri Afrika aho waturutse the origin hanyuma ukaba uzi n'amateka y'iwanyu ukaba uzi ukuntu byagenze. So reka dukomeze tubaganize tuboze amakuru nyine hano noneho ko bavuye muri Afrika byari bimeze gute just comparison compare and contrast. So ugende reka duhere kuri Fabrice ugende aho mwaturutse like avuke mu Rwanda and yes tubwire nyine tubwire uburyo wasanze hano hameze no mu Rwanda wavukiye ubona ubuzima bumeze gute nyine. Ubuzima bwa hano nyine no muri ubuzima bwa hano no muri Afrika nyine mu Rwanda biratandukanye cyane nyine tubwire nko ku ishuri cyane ibindi wenda tuzatubivugaho nyuma. Ku ishuri ho nta kintu gitandukanye I feel like ukuntu nyine hano ni ukubera ko you just go in car and go drive and go to school mu Rwanda ho nyine nta modoka kandi hari imodoka nyinshi ubwo wowe nuko wenda utari uyifite.
njye nta modoka nari mfite ariko ubuno nyine You can drive? yeah, I can drive. Okay. Anytime while driving and go to school, so biroroshye cyane kurusha nyine muri Africa kuko twagendaga ku ishuri ho twagendaga n'amaguru urumva. So hano nyine biri easy, biroroshye cyane. Okay. So bimeze gute wowe ubuzima wabonye gute nyine about school or something like that? Itandukaniro naryo. Itandukaniro naryo ryinshi usibye ko nyine nk'uko yabivuze hano ugenda ku ishuri na basi cyangwa bakagutwara mu modoka. Ko muri Afurika ho usimbuka ibibaya n'imisozi imigezi ibyo byose ugenda ku ishuri ariko hano nyine biba byoroshye nyine kujya ku ishuri kuruta muri Afurika. Kubera uratwara imodoka nawe uratwaza. Hano uratwara. Wabonye gutwara bikomeye se nangwa wabonye byoroshye? Twara biri mu bintu byoroha. Kubera kuvuga ngo biroroha nyine ugendeye guki? Kubera ko nyine I feel like izi modoka ziranga nyine ntago zigize. Iyo umuntu yakwigishije nyine ubizi, umuntu uba warabyize birakorohera wewe. Ese nta kintu kirimo gikomeye usibye ko nyine haba harimo ubwoba buke, you know, but nta kintu gikomeye. Ni ugukandagira ku muriro. Kandagira ku muriro wafashe na teregisiyo ukamenya ukuntu nyine ugenda ucekinga mu mpande zose nareba imbere nyine tu. Okay, ni iki ukumbuye none iriya nyine mu Rwanda kuko wavuye mu Rwanda iki ukumbuye? Yes. Ngiye ikintu nkumbuye abantu nyine mba narakuranye nabo, abana nyine twakuranye dukinana. Nibo nkumbuye, nta kindi kintu nakumbura muri Afurika. Kubera nta kintu kiriyo wavuye nyine wenda ukiri muto niyo mpamvu wenda utari kwibuka ibintu byinshi like wenda nawe yumva uzasubira mu Rwanda se ngo urebe ubuzima ukuntu bumeze. Rwanda kimeze fresh ubu ngo vene n'ahandi henshi nyine tu. Gusubirayo ntabwo wabura gusubirayo. Wowe ukumbuye iki muri iri? nanjye kubyo avuze nanjye nkumbuye abantu. Hari abantu baracyariyo b'inshuti zacu turacyakumbuye, so ibihe nyine twagiranye nibyo umuntu aba akumbuye nyine, ukuntu twagendaga school gukina, nibyo nyine umuntu aba akumbuye tu. Hano ariko wungutse izindi nshuti no si ni ngombwa? Ariko nyine urumva abantu mwakuranye nyine baba bakumbuye nyine no kubabona tu, urumva. Birumvikana. Urumva uzasubira mu Rwanda? Soon kabisa, soon dusubiyeyo. Uzagiyeyo ugiye gusura abantu nangwa hari utuntu uzabugiye gukora? Nje nzaba ngiye gukora utuntu. Utuntu twawe? Nzaba ngiye gukora utuntu twanjye, urumva. Ako nyine urumva nyine nzaba ngiye no kubasura. Uracyakunda iby'imipira se? Ndakina nyine. Uracyakina imipira cyane. Batubwiye ngo muri Masisi ariko ntabwo nzi niba ukibikora iyo Masisi yanyu. Masisi nk'uko nabikubwiye ni team ikomeye hano muri Arizona, abantu barabizi. Haba utugame nyine, amagame akomeye. Haba amagame akomeye, sometimes tuba turi muri ligi nyine mu bintu by'amashampiyona. Ibintu bikagenda neza tu. So is that like your career, like yumva ari byo uzakomeza gukora umupira nangwa hari ibindi wenda yumva wanareka wenda? So what do you think about like just no quick like leisure, kwishimisha ukikinira bisanzwe nangwa umupira ni siporo nyine, ariko hari ibyo umuntu aba afata nyine yabifata kariyeri. Ariko ngiye sinakubwira ngo usaka
ngo nzayifata gutya na gutya ibyo aba ari ibintu nyine wimenyera kuko ibintu birahinduka, you never know. Ushobora kubona ibindi ukunda wenda kurusha ibyo uri gukora. But turakina nyine tuba dufite ama practice mostly like buri munsi kuwa gatatu no kuwa kane. Mu ma weekend hakaba hari ama game, so nibyo umuntu arimo muri iyi minsi, ariko ntabwo tuzi future ikitubiki. But see, you're not planning like to do a soccer as professional? Ibyo ni ku giti cyanjye. Ibyo ni ku giti cyanjye. Uzaba bitega mbese uzabitubwira nyuma. Harimo ibanga. No guhishira abantu ibyiza. Wowe bimeze bite? Giye kikazababyera. What was the question? Planning like do soccer as a professional? Imyaka yacu rero turacyafite icyizere yuko ibintu byagenda neza anytime, you never know. So maybe ako nyine ntabwo wavuga ngo nyine ngo bizakunda nyine, ariko maybe nyine you never know bro. No, niki wakundiye ahangaha rero? Niki wakundiye ahangaha kuba uri hano uvuye mu Rwanda ugeze hano muri Amerika? Niki wakundiye ahangaha nyine muri Arizona cyane? Nakunze yuko hano nyine nasanze yo like abantu b'iwacu urumva tungana nyine, ngira n'amahirwe nyine yuko nabo bakina ibyo nkunda nyine tu. Muhurira muri siporo, muri entraînement? Nibyo nakunze. Mbese wakunze kuko wageze ahangaha ukabona abantu b'iwanyu ukajya mukina ukajya no gusenga? Ukunda kujya gusenga? Nkunda gusenga, ibyo bintu byanjye. Gusenga ni byiza, birafasha. If you pray, Imana ikugirira neza ikaguha umugisha muri byose. Ni ibiki wakunze wowe Faustin hano ugira muri Amerika? Ni iki wakunze? Just compare and contrast. Ningera hano muri Amerika ikintu nashimye ni abantu narenze muri Afurika nyine nabonanye, nongeye guhura nabo nyine tu. Twungutse abandi nyine bashasha. Icy'ingenzi ni uko nongeye guhura n'abantu nzi, tukaba tunakora ibintu bimeze kimwe nyine nk'ibyo Fabrice yavuze. Tukaba dukina umupira mbese twese. Ndumva aricyo cy'ingenzi nabonye hano. Mbese hano wabonye inshuti, wabonye naho mukinana, ujya no gusenga? Ibyo byose. That's good. So tugira ku musozo rero, reka like I'm gonna give you a challenge, hanyuma nuko just being happy, kwishima agakino. Terera amazi, uraterera kano gacupa akagaterera neza, taraza kumereza gift, sibyo? And then gift ndandaza kubibabwira, ariko nyuma urutsinda ndaza kubimuhereza. And then tuzagaruka nyine next episode. This is first episode ya mbere. And then turimo tugerageza tubakira toza amakuru aze uryo umunsi wagiye batoza noneho experience bamaze kugera hano muri Amerika, tuzabaze igihe bamaze. The next video tubaza nyine twabaje nyine compare and contrast aho baturutse kugira ngo turebe niba bakikibuka n'ururimi rw'iwabo. That's the better things, that's the good things. Hanyuma rero tugiye gukora kano challenge, then dusoze tuzagaruka next time. Okay, let's go. Uragafata kano gacupa gaterera neza, like gutya. Neza kandi tuzagakata. Gaterera neza, sibyo? Daraza kumereza gift. Just harimo amazi menshi. Really? Okay, drink it. Okay, I think that's enough. No. Okay. Just one and one. Later mbabwira igihe turarenga. It will be like reka ndaza kubwira Fabrice natangira. Ugiye gutangira noneho later nkubwira, sibyo? Ready? Yes sir. Okay, let's go. Squat. Kabiri mugire. Ubwa unyutswe. I'm winning.
Oh, yugize kabiri. Ugize gatatu kumva ni gatanu let's go. Ye ni kabiri. Okay. Wakinye gatatu? Iyi ni ya gatatu. Akinye kabiri. Asige kindi kabiri. Let's go. Oh, for real. Aha. I think nutsinda yino urabutsinze. na natsinda Let's winning. go. Buretse ndaza kubwira. Are you ready? Yeah, Are you ready? Man. Okay, 1 2 3 let's go. Reka mbabwire ijambo rimwe rikomeye. Ureba muri kamera. Icyizere nicyo cyambere cyiza. It don't matter how things might go, but just gotta try. Okay, let's go. Try 1 2 3 let's go. oh no. Oh. It's part of the game, man. Okay, sigeri iyo yanyuma. Naho unyuko yino uraho watsinze. Yeah. You got 3, you got 2, watsinze ebyiri, atsinda 3. Yeah. Okay, let's go. 1 2 3. Yewe nushaka uje Iyi niyo yanyuma. Uje mu gishanga. Iyi niyo yanyuma. Iyi niyo yanyuma nayitsinda ubwo biba birangiye tuhita ducumbikira ngaha then you coming to the next video. Let's go. 1 2 3 let's go. Wow. Arayinaniwe ariko yatsinze 3 atsinda you know. Atsinze No, ntatsinze twaguhereza. You gonna give chance? Yeah. Okay, let's go. Give him last chance. 1 2 3 just be careful, just slow. Ooh, okay. Now we're tying up. You see my last. Iyi niyo yanyuma. Agira imwe yumere. Let's go. 1 2 3 let's go. Ready? If you fail, it's part of the game, man. Well, no, you fail. So reka dusoze ngaha next time we come to the next video and it's gonna be alright. Just keep, you know, stay tuned. Reka tumubaze no nakandi kanyuma yavuga ijambo yabwira abantu ryiza ryo gushimira abantu ry'Imana and then tukubite kuri Faustin and dusoze. Iki wabwira abantu? Ijambo nyine nababwira urumva ijambo ry'Imana rivuga ngo kubaha Imana nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Good. Kubaha Imana nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. So what about you, Faustin? Njya ijambo nababwira. Imana igufitiye imigambi. Ibintu urimo right now it might not be good, but man, later you gonna be so happy. Imana izagukorera. You just gotta keep trusting, you know. Yeah, okay, thank you so much. You know, aravuze ngo ukomeza kwiringira Imana, you know, ngo ushobora kutameze neza ariko it's gonna be good. I never translate, you know, bivuze pressure ariko that's how we say it. Reka mbifurize ibihe byiza rero kandi mukomeze mugire amahoro y'Imana. Let's be together next video. Peace, man.